kuri amaje biriya ba Penina kugira ngo uzagere ku rwego waturuvuge ko warogaga uba wacanganyuki niyo mpamvu buriya wibeshye ukatura mu rusengero ukavuga uti Imana imbabarire kuroga n'umuntu mwicaranye ahita ahaguruka aravuga ati uko byagera kose arahadoga wajya uza no kwicara mu ntebe aho wicaye ukajya ubona abantu bagenda bakuvaho niyo mpamvu uriya abarozi batajya bapfa kubyatura ibi byose urumva ni ibintu byerekana uburwayi reka nze nkwereke ikindi cyerekana ko Penina atari muzima Penina aciye kuri cana imwe mu gitondo aravuze ati Zawadi aratwite gutwita kwa Zawadi ntabwo ari ubihimbye bivugwa ko Zawadi atwite nawe ntarabihakana bikavugwa ko ari Presile ngo waba waramuteye inda Presile afite platform nini ikurikirwa n'abantu benshi ntarayicaraho ngo abihakane ubundi mu gihe cyose udafite amakuru y'ukuri wemera y'ufite niba banyira ubwite nta yandi makuru bari batanga buriya uzitonde wumve buriya igihugu runaka gishobora kugira gucya kigasohora raporo kigira ibyo kivuga u Rwanda ariko mu masaha 8 cyangwa 28 ukumva umuvugizi wa guverinoma arabrekinze bagahita bavuga bati umuvugizi wa guverinoma wungirije cyangwa se umuvugizi wa guverinoma furu cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga cyangwa se perezida wa repubulika mu kiganiro n'itangazamakuru yaje gusubiza igihugu cy'Ububirigi yaje kuvuga kuri raporo iyi niyi kuvuguruza akavuguruza akabyemera akabihakana cyangwa akabishyira entre parenthèses niba rero Presile cyumweru gishize bavuga ngo yateye inda akaba ataravuga kuri zabunisha niba Zawadi nk'umuntu wabaye mu ivugabutumwa akaza kuri social media akaba ataragira gute atarasubiza turaba tubifatiye aho ko atwite ahubwo abantu barakomeza kuvuga n'ibindi noneho sibyo Penina yagize gucya aravuga ati Zawadi aratwite navuganye n'umuntu wo mu rugo aho yaguriye imyenda muri Goyiko hariya mu isoko rya Musanze harazwe agiye kuyindica n'ikigoro baravuga ati Zawadi yarabyaye uwo muntu ntabwo ari umusazi ati Zawadi yarabyaye ngo umwana ngo yitwa nde ngo yamwishe imba yituyishime ngo umwana yitwa Tuyishime ngo abyara umwana w'umuhungu ngo bari kubwira ngo ajye muri uru Rwanda se wabyarira mu rugo Zawadi yabyarira kwa muganga ntibimenyekane ese wabyara umwana utamukingije mu masaha 6 se wabubyaye mwese nyuma y'amasaha 6 Penina breakinze kuri Kereti niba ari Kereti yagiye ku yindi ahita abyara ibi byose rero ni ibintu by'ubusazi umusazi ntabwo amenya ibintu yavuze kare ntabwo amenya ibintu yavuze kare bimwe mu bindi bintu bizakubwira ngo Penina uyu mugore mwibuke ko ubwo avuga ko yabaye umurozi kandi buriya bari abantu baroga uzi insigamigani ivuga ngo ukora iyo bwabaga urayizi insigamigani ivuga ngo ukore iyo bwabaga bisobanuye iki gukora iyo bwabaga ni kugerageza uburyo bwose bushoboka gukora iyo bwabaga ni uko bavuga ngo ntabwo uburozi bushyira mu kabindi bubikwamo nubwo waba warabumazemo unyujijemo utuzi ukaduha umuntu yapfa kora iyo bwabaga icyo urahakura kiramusoza iyo sigamigani rero abantu barayizanye bayizana muri icyo cyerekezo cyo kuvuga ngo kora ibishoboka byose ariko ikibazo gikemuka noneho ariko aho bayikura ni ku murozi ni umuntu wagiye kugura uburozi asanga bwarashize aravuga ati koraho bwabaga niyo wahanagura akungo sibyo jewe wenda unakampa agashasha ububikamo nkajyane nze kukazironga mu bushera arapfa kora iyo bwabaga yes twongeye kubasuhuza bakunzi bacu mu biganiro tugenda tubagezaho kandi byiza Pasiteri mwiriwe neza amahoro turashima Imana uyu mubyeyi se uwitwa Penina urimo kugenda navuga
avuga inkuru ya Plaisir y'ukuntu yateye inda Zawadi. Ibi bintu nubwo byaba ari byo weho nk'umusesenguzi ubundi ubibona ute? Ese bibaye atari byo? Penina ni ibintu bibabaje binateye agahinda. Penina yarasaze. Manuzi Penina mwakunze Penina ariko ntago basige bavuga gusara ahubwo n'uburwayi bwo mu mutwe. Penina niba anabasha kumva YouTube akaba yakurikirana ikiganiro afite ubwo bwenge. Penina buriya afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Kera twabitaga abasazi. Yego. Hari ibimenyetso ntabwo umurwayi wo mu mutwe ari indwara abantu bapfa kuvumbura, gusa ni indwara igaragazwa n'ibimenyetso. Murabizi umuntu bita buriya Penina ameze nka Barafinda wumvaga ibintu yavugaga ngo niwe mwami ngo wiki ngo niki ngo se gikubo ngo Barafinda ngo iki n'ibiki. Wamureba mu by'ukuri ukabona abantu barashungereye bakavuga ngo n'umuntu ngo w'umuhanga, ariko ubusesenguzi bw'abaganga n'ibizamini byaje kugaragaza ko Barafinda afite uburwayi bwo mu mutwe. Nshingiye rero kuri ibi bintu bikurikira, ngewe ubwanjye nabonye nkitegereza nkumva ndahamya ntashidikanya ko Penina nawe afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ahubwo abantu buriya bari kugenda bamuha za kamera agakora ibiganiro baze kwitonda cyane, kuko ubwo Ribu yafataga Barafinda bamufatanye n'abantu bose. Kumva n'umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe weho ugiye kumuhostinga ukamushyira kamera ukamushyira imbere, n'ubundi bizarangira nawe bikugizeho ingaruka. Penina rero hari ibintu bigaragara yuko ashobora kuba yaramaje gufatwa n'imyuka mibi. Iyo myuka mibi ikamucanganyukisha, noneho akagira gute agasizora abantu bakagira ngo nugushyuha, ariko nyamara umwana w'Imana Penina yaragize gute, yararwaye. Ntabwo iki kiganiro kiraza gutinda, ariko bimwe mu bintu byerekana ko Penina buriya, kandi ubu burwayi ntabwo ari ubwavuba. Nimuza gusubira mu biganiro bya Penina na kera akibwiriza mu nsengero, muraza gusanga amagambo Penina yavugaga n'ibikorwa yakoraga nta muntu muzima wabikora. Ariko wambwira gute ukuntu waba uri umuntu muzima ugasambanira ku rusengero? Wagiye mu ivugabutumwa ugasambana na pasiteri uyoboye urwo rusengero. Wambwira gute ubwo waba uri muzima? Ejo bundi hari uwanditse muri comment ati mwibuke ko uwo mudamu yakuniye mu rusengero. Yakuniye. Gukuna no kugira gute? Ntabyo uzi pastor. Gukuna bya nibyo guca imyeyo. None se yabikoreye mu rusengero ryari? Akuze se? Mu rusengero n'umuntu wabyanditse muri commentaire ati ngenda bizi. Burya abarozi kenshi bakunda gukizwa bakajya kubumena barangiza bakabyihorera, kuko kubivuga ntacyo biba bibunguye, nta n'icyo byungura abo bibwira. Ntabwo kuroga ari ikintu cy'i Rwanda, ntabwo ari ikintu uza kwirega no kuvuga ko wakora. Kuvuga ko rero uyu mukobwa ore yarogaga, uzi ko yavuze ko yasambanaga ndetse ko hari n'igihe yabonaga abagabo 10. Kandi urabizi ko ngo hari umubare buriya w'abagabo mushobora kuryamana ngo wakuzura ngo ugahita wanacanganyukirwa. Buriya ngo hari abagabo mushobora kuryamana wanyuma ngo akirangiza ugahita usara, imibare ikaba yuzuye. Ibi nabyo ni ibintu reka nze nkubwire, ahacu hashize nta hantu twahahungira. Ntabwo ejo hawe hashize wahahungira. Niba yarabaye indaya sarajya kubinshinza ninjye wabaye indaya. Niba yararogaga se ntago twe dushaka kuvuga ibintu twe duhimbye, ni ibintu ubwe aba yariziye kuri kamera akavuga. Ntabwo yajya kubinshinja ngo nge Sibomana ngo namusebeje. Sinjye wamubwiye ngo azavuge ko yaroze, sinjye wamubwiye ngo azavuge ko yabyukaga n'injoro yambaye ubusa akajya kuroga. Ibi byose ni ibikorwa by'abasazi. Sinjye wamubwiraga none, sinjye wamubwiye ngo azavuge ko yaryamana n'abagabo 10. Nta muntu muzima ufite umubiri muzima wa kimuntu wasambana n'abagabo 10. Nese abagore batwandikire muri comment umugore ufite ubushobozi bwo kurongorwa n'abagabo 10 umunsi umwe.
banywa urumogi banywa n'inzoga ajye muri komite avuga ati ibyo bintu Penina yakoraga nanjye nabishobora mwimutera urubwa ariko buriya umurwayi wo mu mutwe kubera ko aba nta kontrol afite ni nabyo mpamvu byitwa kumuhohotera burya Penina yarahohoterwaga n'ubu uyu munsi umuntu umushyira kuri kamera akavuga buriya bamuhohoteye si hohoterwa se none se usobanura ute ukuntu umuntu muzima ashobora kujya kuri kamera akavuga ngo ari gusaba ndayizeyizaye umuvugizi w'itoro rya ADP ngo ko nawe amushyira ku rutonde ngo rw'abapasiteri b'abagore ngo amenye ko bagiye gusengera abapasiteri ngo aragira ngo nawe bamusengere ngo kuko igihe cyose yamaze muri ADP ngo abwiriza mu nsengero ngo yungura ADP ngo ntabwo yigeze ahembwa ngo none ibintu ni bibiri cyambere ngo nibamusengere ku bupasitoro ngo nawe bamuha itorero ayobore ibyo kabivuga abona n'abasengewe twariruka nese urumva ari muzima Penina ntacanagira ngo tuvuge ngo ari gutwika kugira ngo abone views n'abasabu wenda abone monetize ayagira bugeze ese hariyo mwaba muzi ntacanagira ziriya za cano ntago ari izi icya kabiri aravuga ati niba batansengeye ndi guhembesha imibyizi yose nese ibyo bintu nibyo abantu bazima nibyo abantu bazima ni ibintu by'abantu bazima none se niba umuntu avuze ngo umuntu yaratwite umva ukuntu Penina ari umusazi Penina yaravuze ati Papi Kereva iyo nkuru urayizi uyu wa Doruka Papi Kereva na Doruka umugabo wa Doruka ati Papi Kereva mubona ni igisambo aravuga ati yafungishije umugabo wanjye arangije anyibira umwana kuko buriya ngo umugabo wa Penina ni musaza wa Dorukasi burya se umugabo wa Penina ngo ufunzwe nibyo se ngo ni musaza wa Dorukasi ngo yagiye kubasigarira ku rugo bagiye mu mahanga noneho baje basanga ibintu byose byo mu nzu yarabigurishije noneho rero baramufungisha nta makuru Penina yashyize hanze arangije aravuga ati Papi Kereva ati yanyibiye umwana barangije baranamutoza ko ntari nyina reka dusesengure muri uru Rwanda ninde ufite ubushobozi bwo gutwarira umwana akamubikiwe mu gipangu muri iki gihugu cy'u Rwanda ibyo bintu Papi Kereva ni muntu ki niba abajenerali muri covid barakoze activite bagafungwa abajenerali niba barabohoje amazu bakayasubiza abajenerali niba barafasha amasambu mu mutara bakayatanga bagasaranganya Papi Kereva afite ikihe gitinyiro mu Rwanda ku buryo atwara umwana wa Penina akamujyana iwe akamwiyitirira akamubwira ko ngo nyina ngo yapfuye ngo ise ngo ko afunzwe cyangwa se yagize ibyo bintu biba muri iki gihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'umusaza twubaha Excellence Paul Kagame wafata umwana w'umuntu ukamujyana iwawe akarira yo kwarika afite nyina akaba mu gipangu ngo akaba atemerewe ngo no kubona n'imiryango irengera abana dufite hano umwana siba n'ishuri ukamubwira ngo agutwaze n'utuntu mujyane mu isoko ntumenye inkubi gukubise bakamukwamburira mu nzira umwana bakanamugurira uniform ureba n'amaso n'amakaye bagahita bamwohereza ku ishuri direct bati uburenganzira bw'umwana bwubaye na buri wese iki si igisebo yashyize kuri Papi Kereva none se ngewe mba nivugira umunyandiki murabona se Penina ari muzima hazavuga n'ibindi bikomeye kandi ni witegereza Penina ubona ko agenda asubira nka kera atarakizwa abantu bamuzi atarakizwa ubona neza yuko Penina agenda afata ya identite ya kera ashobora kuba Penina yarasubiyeyo ndacyaperereza ibintu akora i Bugande kuko ajya i Bugande buriya abagore benshi n'abakobwa bajya gusambana i Bugande kubera yuko nyine mu Rwanda kwibeshyira umusitari
hayiwa wicara mu kabari umuseriveri akagukubita ijisho agahita ahamagara byishima ati pastor ati good morning ati ko mbona uyu mustar arimo kunywa akayoga ati mereza ifoto akajyana akagira gutya yitonze iminota 5 usoma nakura agahita yishyira kuri WhatsApp ati wabibonye saa 2 za mu gitondo ugasanga abantu ba break it. Umuntu arajya muri rogi, umuntu utanga wishyurwa kuri rogi akaba yamubonye atuye n'umuhanzi ndamuzi muri ADPR, uyu ni umuvugabutumwa, uyu ni umusitari, akakurya agafoto n'uwo mujyanye ejo mu gitondo kumva umuntu ara breakinze ati kanaka ajya mu marogi. Hari umuntu wamaye ntuza y'umukozi uyu muntu umwe mu basitari hano bajya mu marogi nuko ari umugabo mugenzi wanjye namugiriye ibanga, ariko aravuze ati dora marogi ajya maya naya nati nguhe n'amafoto ntiyamereza reka nze nkwere, ariko ntago namushyira hanze n'umugabo nyine nta bujya kwambika umugabo ubusa bujya nawe bawiyambitse aho umugabo agubirenza utwatsi urenza utwatsi. Penina rero ndacyaperereza ibintu bajya gukora i Buganda, ariko njyewe ndahamya ntashidikanya ko abantu benshi bari kugenda basubira iyo bavuye kandi abenshi bamaze gushyikayo. C'est dommage. Penina rero twamubwira ngo ibi bintu koko niba yaba yarasubiyeyo nasubira none ku mavi asengagaruke ku mavi. Ku mavi ntago tungenda mubwira ngo ajye ku mavi, ahubwo nyine ndabwira abantu kugira ngo bitonde ujya uzarebe. Hari igihe bavuga Penina uko bigaragara rero ntabwo abantu bashobora guta igihe cyangwa ngo bagire n'ibintu byinshi, ariko Penina iyo umurebye usanga aho yagiriye Uganda yaje ubona yaravuye muri systeme neza nyine atarimo. Penina yari wa muntu wajyaga kuri social media ukabona ari kuvuga, ukabona nyine aravuga nyine kandi ukabona ko ari umugore bakuye uruvati mu kanwa, ukabona kandi ko ari kuvuga ibintu binakenewe cyane muri societe kandi n'ibintu avuze ukumva nibyo. Ariko uyu munsi araza nta nubwo abanaganira cyangwa se ngo aze no mwitiku cyangwa se wenda ngo azane n'ibyo bihuha, avuga ati ni igihuha wenda gitagatifu, ahubwo ububona noneho avuga ati yeye Dorukasi Penina ati Zawadi mu gitondo ati ngiye mfite amakuru neza, ati nagiye gusanga bamamagaye ati Zawadi aratwita. Ibyo nibyo ikigoroba Zawadi yabyaye umwana w'umuhungu ntabwo ari kujya gukingiza, kwibaza mu gitondo yaratwite ikigoroba yari yabyaye. Ngaya ya Penina rero abakunzi ba Penina mu mube hafi mu musengere. Gusa njyewe ntago sindi muganga, ntago ndi muganga, ejo ntaza kumva umuntu ansesengura ngo nemeje ko ngo ari umusazi, ariko nshingiye ku magambo ku bitendo. Hari ibitendo bya mbere Penina yakoze, ibitendo byose akabikora abikoreshwa n'ubupagani, harimo ubwo busambanyi. Kandi nabwo iyo winjiye ukamenya uko yabasambanye ukareba n'ibiki byose, harimo ibyo byo kunywa ibiyobyabwenge, urumogi n'ibindi, harimo ibyo kuroga. Uretse ko mwana uzi ko buriya abantu banavuga n'ibintu bakoze babeshya ari kugira ngo batwike, kuko hano kuri social media abantu bakunda abantu bakoze ibintu bibi. Nta muntu ushobora kuza ngo avuge ngo yakoze ibintu byiza ngaho umusitari, kubera ko abantu ari abagome bose ari abacuyi, baba bashaka umuntu wanditse ibitendo nyine bya sana, wa muntu ngo wacomaga, wa muntu ngo wanywaga akageza mu gitondo, wa muntu ngo waryamanaga n'abagabo veni, wa mugabo ngo warongoraga. hari umugabo bitaga Mwomozi ngo yaromoraga akigwa ngo yomora ku munsi ngo akomora nk'abagore 10. Baba wa muntu kuvuga ati nyiratangiye gusambana nyambabona batanga uwamya ati nyiratangiye gusambana afite 7. Ukibaza ukuntu umwana w'imyaka 7 ngo akavuga ngo yaryamanaga ngo n'abagabo bafite ingo. Umwana w'imyaka 7 asambana n'abagabo bafite ingo bakamujyana mu marogi. Ibyo bintu bibaho 7, ariko 7 uzo wari. Ariko ibyo bintu abantu bakabirema bakabihimba ngo bararogaga, ngo bamanuraga inkuba, ngo bagiye kuzimu, ngo nabonye shitani, ariko ngo shitani ngo arambwira, ariko ngo shitani ngo aramubwira ngo genda shitani.
ngo abadayimoni ngo barazaga ngo bameze nk'ihene ngo abandi ngo nk'iki ngo ngewe ndabyemera, wagira iyerekwa sibyo, ukerekwa ikuzimu, wenda ukerekwa uri kumwe n'abo badayimoni, ariko ari amayerekwa iyo aba ari roho, ni umwuka uba uri mu yindi myuka urimo kureba ibyo irakora. hari kuvuga ngo vizavi ngo twacaga muri wese ngo twacaga mu kiyaga, reka mbyemere kuko ntagiyeyo, ariko biriya bintu ni ibintu abantu bahimba biteye ubwoba, kandi icyo bamajije kubona se mwana, iyo icyo bashaka iyo bamajije kukibona bongera kugaruka. none se babagore, wa mugore ngo wajyaga ikuzimu ngo wasenyaga ibiraro, yitwa ndera muri ADPR, wazengurutse igihugu cyose, Arisa umwara Rebeka batazira Arisa, ari hehe kutarumva asaba ikirutsa aho na gato? n'Imana se yamubujije, yarabeshyaga, uzisedeze waguze amafaranga yarayabonye, aba n'umusitari anarongorwa n'umugabo ukize, hasigaye nese wowe waba urangije kwiga kaminuza wasubira se mu ishuri uhita ujya gukora. hari abantu rega babaza umubare kera abantu bagihumirije, ukivuga ibintu abantu bakabyemera, umuntu akabyuka mu gitondo akavuga ati njyewe buse nta mugore ujana agatwika kwa Rweme akavuga ngo yarokotse jenoside, ukibaza umuntu ni yitwa Sauda bakwita niba ari Sauda sinzi uko bamwita, ngo yararokotse, ukibaza ibi bintu ari kwiyitirira ngo baramuhize, ibyo ni ibintu byiza. abantu bagwiriwe n'ishyano, bagwirirwa n'akaga, weho wari udamara yuraho urya ibitoki, hari ingoma urya ubunyobwa, abantu bari mu maparafa, abandi bari mu rufunzo aho cyaruhogwa muri Mugesera, abandi bari mu mazi, none amatara aratse, urabyibushye inzobe iratamuye, ngo uraje uravuze ngo nawe. ariko uriya mugore buriya siyo kintu cya mbere abeshye, buriya ni umubeshyi wa danje. yeze kuvanga umugabo we ngo yazanaga ngo undi mugore mu rugo ngo akabarongora bose ngo bakararana nawe, ngo ibaze ngo bakarara ku buriri bumwe. ubu umugabo yazana undi mugore mu rugo ngo mwese mukarara ku buriri bumwe. ngo yigeze ngo yazanye umugore wa kabiri, ngo yazanye umugore wa kabiri mu rugo, ngo bose abatera inda, ngo no kubyara ngo babyarira rimwe. ngo amaje kubyarira rimwe, ngo we ngo bumuboyi w'umugore muto, ngo bumuboyi ngo w'umugore muto, ngo akajya ngo amumeserera ngo ibyayi, ngo akajya amutekera igikoma, ngo nawe yarabyaye. umutima mwiza ni ibintu abantu bakora byo gutwika. ubuze amafaranga ngo yakuye muri iriya video yakoze yuko yarokotse, nta faranga menshi cyane ngo yese yubakamo inzu. hari abantu ntago urumva, ntago ushobora kuza ngo uvuga uti mfite igikorwa wenda ndi gufasha abantu ngo bagire ubyumva, ntago ushobora urekada. ariko umuntu ubu ngize gutya nkashaka ukuntu mimba rwa danje, hita mvuga ati jewe muri iki nkabara nk'ukwezi narabuze, ubundi mwashyira mwantereka kuri social media nkavuga ni twanyuze mu Kivu tugiye kuzimu. urumva wasanga abantu bashitse, ruba abantu bashitse bari guhamagara batanga amadolari n'amayero, bavuga bati mukozi w'Imana ahantu uvuye. ese urumva we yaba ari umukozi w'Imana cyangwa yavuye ikuzimu ari umukozi ushaka waretse nkarekeraho. murabeho, ibiganiro byacu nakagaruka, bye bye.